Haleluya, Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe cyane. Imana ikomeze kubagira neza. Nje kuvuga ku bintu bikeya. Nje kuvuga ku neza y'Imana, niyo yonyine nje kuvugaho. Ineza y'Imana ngiye kuvuga, iyo neza y'Imana yagaragaye kuri Mose, iyo neza y'Imana yagaragaye kuri Dawidi, iyo neza y'Imana yagaragaye ku mwana wayo, iyo neza y'umwana wayo yakugaragayeho, iyo neza y'umwana wayo cyangwa se ineza yayo yagaragaye mu buzima bwo mu muryango wawe. Bishatse kuvuga ngo iki? Ntabwo bibaho, ntibizanabaho ko Imana yagira ikintu iguhereza kandi ibona ko izakurekura. Ndagira nkubwire ngo shimira Imana ko ugiye gusoza umwaka ukiri muzima. Ndagira nkubwire ngo shimira Imana kuba ugihumeka umwuka w'abazima, waba uri mu bitaro, waba urwaye, nyamara hari mwari muri mu bitaro, bamwe barapfa urasigara. Rero hari impamvu yagusize. Gusa ndagusengera kugira ngo, cyangwa se ndagusabira ku Mana kugira ngo aho waba uri hose urwaye, aho waba uri hose ubuzima butagenda neza, ndagusabira ku Mana kugira ngo ikorohereze kandi Imana ikomeze iganze mu buzima bwanyu. Ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana ni ubuntu butangaje Imana ikugaragariza, ariko ikibazo cy'abantu ni kimwe, ni uko bareba ku byo bafite ako kanya, ntabwo bareba ku byahise, ntabwo bareba ku mpanuka zabaye Imana ikabarinda, ntabwo bareba guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Harimo bamwe bagiye gushyingura, harimo bamwe bitabye Imana, harimo bamwe imodoka zabo zakoze impanuka bagasigaje, icyo ntabwo bajya bakirebaho. Ndagushishikariza kugira ngo uze kongera usuzume, wongere urebe, kugira ngo uyu mugoroba, iri joro, umwana w'Imana avukire mu mutima wawe, kugira ngo wongere uvuke bundi bushyashya, kugira ngo wongere ugire ubuzima buzira umuze mu Mana, kugira ngo wongere uhamagare Imana kandi abizi neza ko iri bukumve, kugira ngo iby'Imana yakwimye kuko udashyitse, kugira ngo ibyo bintu bigire, kugira Imana iguhereze ubushobozi n'ububasha bwo kugira ngo ube washika, kugira ngo Imana ibiguhereze. Wakire neza y'Imana, wakire kugirirwa neza n'Imana, wumve yuko kuba Imana yagusize hari impamvu yagusize. Kuba ugihumeka ntabwo ari ukubera iyindi mpamvu, kuba ugihumeka ni ukubera ineza y'Imana, no kuba Imana yakubwiye ko izakujya neza kandi Imana yakugiriye neza uri guhumeka. Ibyo wifuza byose Imana iguhereza mu mwaka tugiye kujyamo, yaba ari amayerekwa, yaba ari inzozi turota, yaba ari iki, izo ni inzira zose Imana icamo ikwereka ko izakugira neza. Ku bantu batajyaga batekereza ku nzozi, ku bantu batajyaga batekereza ku neza y'Imana, mwongere mubyiteho, mwongere mwitekerezo, mwongere muhumeze, mwongere mubikure mu mitima yanyu, mutekereze mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, kugeza mu kwa 12. Imana ikikurinze, ikurindiye umuryango, ikurindiye abana, ikurindiye umugabo, ikurindiye abavandimwe, ikurindiye imiryango, nta gikuba cyacitse muri we. Yarakurinde mu kazi kawe, mwaranabahaye akazi, mwarabarinde kwa muganga, bamwe yarabakijije indwara, ariko ibyo bintu mutabifata ngo mubifate gutyo nk'ibintu byabaye nkaho ari amahirwe. Uwo yari umugisha w'Imana yakugeneye. Rero birakenewe yuko wongera ukabwira Imana, ikongera kabumbura page y'imigisha ku buzima bwawe. Imana ikomeze iganze, Imana ikomeze bagire neza. Musenge Imana, umwana w'Imana avukira mu mitima yanyu, umwana w'Imana, amaraso y'umwana w'Imana aba yabasukeho mu izina rya Yesu, kugira ngo tubashe kunezererwa muri Kristo Yesu, kugira ngo twongere kunezererwa ubuntu bw'Imana. Imana ikomeze kubagira neza mu izina rya Yesu.